ni ryari urubyiruko ruzazana impinduka mu isi. Reka nayo kuvuga no mu Rwanda gusa, urubyiruko ruri ku isi yose manwe. Yego. Ni ryari rero bashobora kuzana impinduka? Ni igihe bazafata Imana ikaba amahitamo y'ubuzima bwabo. Amahitamo y'ubuzima bwabo nataba Imana, bashobora gutangira neza ariko isoza ryabo rizagaragaza ko bamisinze icy'agaciro. Hari abagenda ukabona arasa naho agenda asa naho abyina kandi agenda bitewe n'ikimubyinamo. Hari abandi nabo barara ahantu akajya yibaza ngo ariko ahantu ndaye byari bikwiriye ko mparara, ariko imbaraga zimukurayo nazo ntazo afite. Icya kabiri, ugasanga ubuzima bw'urubyiruko ni ubuzima mu by'ukuri budahagaze, budafite bufigishije. Ni hehe rero umuntu afigisa ubuzima? Kugira ngo utegure amasaziro yawe hakiri kare, ni uko ugira amahitamo y'ubumana. Nimvuga ubumana abantu ntibumve ngo se abantu b'Imana gusa nibo bantu bameze neza gusa, oya. Ariko Imana niyo ituzana mu isi, ni nayo dusorezaho. Kubera iki? Umuntu wese iyo apfuye, yaba yemera Imana yaba atayemera, bavuga ko yitabye Imana. Ese iyo Mana bitaba bapfa, bayitabye bakiri bazima? Babeho, ni ukuvuga ngo niba bitabye Imana nuko hari ubundi irahari kandi ni ukuvuga ngo kandi niyo imuhamagaye. Yego. Ni ukuvuga ngo yamuzanye mu isi, barabyemeye, ni nayo imutwaye. Kuki tubyemera ku munsi wa nyuma umuntu akuwe mu isi? Tubyemeye kare, tukiga uko iyo Mana ibaho, tukiga uko iyo Mana ishaka ko tubana, tukiri urubyiruko, tukiri bato, tukamenya amahame yayo, tukamenya indangagaciro zayo, tukamenya ibyo itwibwiraho, tukabana nayo tukiri muri iyi si. Amafaranga iyo atadufashije kwegera Imana, dutanya n'Imana. Hari abantu bari babaye hari bangeso nziza, hari abantu bazima batari babona amafaranga, ariko babonye amafaranga barasara. Kubera iki se? Nuko kubera ko imitima yabo batayeguriye Imana, amafaranga bayabonye yabaye Imana yabo, aba umuyobora w'ubuzima bwabo. Uzareba abantu benshi babona amafaranga bakiri bato, kubabwira Imana biragorana. Nakubwira ati ngewe ati gusenga ati ndasaba ikizi, ni iki kinjyana muri izo nsengero, izo nsengero se zo gusenga ngo nkore mwikizi? Kuko we afite diru, ahora mu madiru. Izo diru rero zigukubise za miliyoni, zigukubise ugendera mu modoka nziza. Muri iyo myaka iyi Imana ibaye umuyobora wawe, ikurinda muri uwo muvuduko gukora amakosa menshi. Kuko mu muvuduko w'ubusore habamwe amakosa menshi, mu muvuduko w'abakiri bato, ubwo mvuze gutwara imodoka, ibibera mu rukundo, mu nkundo ziri hanze hano, iyo ni ibindi. Ni vutu. Urukundo rwabo ni vutu. Icyo bahuye nacyo baravutura, uwo bahuye nayo kandi baravutura pe. Ibintu byose baragotomera, ni ukuyongobeza. Abahungu ahura n'umukobwa akabara muyongobeje, aramugotomeye, ni ukugotomerana. Ntabwo ujya ureba birirwa basomana ku mihanda cyane. Ibyaha bibera mu myaka y'ubuto bijya bidusigira ibikomere tuzivura mu myaka y'ubukure, kandi nabyo bitagishobotse. Uko buriya imyaka y'ubukure hari igihe ukora amareturu gusubiza amaso inyuma, ukavuga ko reka nturune ndebe ibintu nakoze mu buto bwanjye. Wabireba ugasanga mu by'ukuri wagutiza amahirwe yo gusubira mu buto, hari amakosa utakongera gukora. Rero Imana iratubwira ngo yewe musore, yewe mukobwa, amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe ukurikirana Duhumurizanye TV. Imana ibagirire neza kandi ibahe iby'imitima yanyu yifuza byiza, biboneye kandi bishimwa n'Uwiteka. Muraho neza mushumba? Muraho neza Emmanuel. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe kandi abane n'abadukurikiye bose. Navuga ngo umugisha w'Imana ube ku nshuti, ku miryango, ku bakristo bose badukurikira kuri Duhumurizanye TV. Yego. Tubifurije ukwezi gushya kwatangiye, kandi tubifuriza amahirwe n'intsinzi muri uku kwezi. Amen. Hanyuma twari duherukana mu minsi ishize igiye hirya ho gakeya, nanone uyu munsi tuje mu kiganiro. Bivuze ko uyu munsi wa none, mbere y'uko wenda dusenga amanza nabwira
ni nka titire, abandi babyita ngo tayito cyangwa se mo kimwe temu cyangwa se ikiganiro tugiye kuganiraho. Ni gute urubyiruko rwakwiyegurira Imana? Aha niho tugiye kuzamuka. Niba uri urubyiruko cyangwa se nawe uri umushumba ukaba ushaka buryo ki wagira urubyiruko nk'amaboko yubaha Imana kandi agakorera n'igihugu, ko nta torero ritakorera mu gihugu, itorero ryose riba rikorera mu gihugu runaka. Hanyuma reka tugusabe usenge Imana, none nusoza utangire ikiganiro, kandi ndabizi yuko abantu uri buze gucikanwa na kino kiganiro nta kintu azamenya gikomeye cyane. Imana ibahe umugisha mushumba. Reka dushime Imana. Mwami Yesu turagushimiye, Haleluya. gushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Tugize umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuganire ku rubyiruko n'uko rwaba mu ijambo ryawe, by'umwihariko gusa na Kristo nk'icyitegererezo cy'umusingi mwiza wo kubaha Imana. Unyemerere uyu mwanya mwiza dufashe, ntaba ari twe tuvuga gusa, ahubwo umwuka w'Imana tuvugiremo. Ntaba ari twe tuganira gusa, ahubwo umwuka w'Imana aganirire muri twe. Hari ibiganiro bishobora kuzana impinduka, hari n'ibiganiro bitazana impinduka. Ikiganiro cyiza kizana impinduka ni icyo uhumekeye, kandi iyo uhumekeye ibintu bigira ubuzima. Cyo gituma iby'umwuka w'Imana akoreyemo bigaragara neza, kandi bikagaragara mu buryo bwagutse no mu buryo bwose. Unyemerere ntaba ari twe gusa, turasaba presence yawe muri twe, ngo abe ari wowe uvuga uvugire muri twe, abe ari wowe ukora ukorere muri twe, maze imitima idukurikiye iruhurwe nawe. Ubuntu n'amahoro bikomeze kutuganza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Hanyuma hari isomo hano riri muri Yoshuwa. Yoshuwa ibice ni 5, umurongo wa mbere. Yenda reka dusore turagenda ducumbikire kwa 3. Nubwo n'uwa 4 nawe avuga impamvu y'ibyo ngiye gusoma. Nuko abami bose b'Abamori bari hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburengerazuba, n'abami b'Abanyakanani bari ku nyanja, bumvise uko Uwiteka yagabanirije amazi ya Yorodani imbere y'Abisiraheli kugeza aho bambukiye. Imitima yabo ishya ubwoba, icika intege kubw'Abisiraheli. Umurongo wa 2 ariwo ngambiriwe, ngambiriye. Icyo gihe Uwiteka abwira Yoshuwa ati, wisaturire amabuye atyaye mukebe Abisiraheli ubwa kabiri. Aka kantu baze kukanota ahantu, abakebe ubwa kabiri, uvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere bari bakebwa Abisiraheli. Yego rwose. Wari umuhango usanzwe ukorwa. Yego. Yoshuwa asatura kuri Aburahamu. Murakoze. Yoshuwa asatura amabuye atyaye, ayakebeshereza Abisiraheli ku musozi Araroti. Araroti nako baze kukanota kuko turagatindaho cyane. Yenda reka nongereho n'uyu murongo wa 4 uvuga ngo impamvu yatumye Yoshuwa abakebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye muri Egiputa, bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zose, nibo bari bavuye muri Egiputa. Mushumba, ni gute urubyiruko rwafata imitima yabo n'amaboko n'intekerezo bakabyegurira Uwiteka, Uwiteka akabasha kubikoresha? Dufite gahunda ya leta ivuga ngo urubyiruko ni amaboko y'igihugu kandi yubaka, ariko yakoreshejwe nabi nanone agasenya igihugu. Yego. Ahubwo reka turebe karame, ayo maboko y'urubyiruko ashobora gukora neza gute. Buriya kwiyegurira Imana biri mu nzira ishobora gutuma urubyiruko rukora neza rukazasoza neza. Yego. Kuko urubyiruko rwubaha Imana rushobora kwihanganira ibitagenda neza, kandi rufite intego yo guhindura ibitagenda neza. Amaboko yubaka ryari? Yubaka igihe amaze kureba neza ahasenyutseho kubakwa. Hari n'ubona ahasenyutse akagira ishyaka ryo gusenya n'ahari hasigaye. Yego.
ni ukuvuga umuntu ugira ishyaka rero ryo kubaka neza ni umuntu ufite Imana muri we. Kugira Imana muri twe cyangwa kwiyegurira Imana biduha imitima icya mbere ikunda. Urukundo nyakuri ruva ku Mana. Yego. Kugira rero ngo umuntu akunde igihugu, hari ibintu byinshi twavuga, ariko gukunda igihugu, ugakunda umuryango, ugakunda Imana, reka nawe kuvuga itorero wenda gusa, reka mvuge gukunda Imana. Gukunda Imana egare gukunda igihugu, gukunda Imana egare gukunda umuryango. Noneho rero Imana nk'urukundo ishobora kuba umusingi twubakiraho kubaka byose. Haleluya. Imana ni urukundo, kandi ufite urwo rukundo ashobora gukunda igihugu cye, ashobora gukunda umuryango we, ashobora gukunda sosiyete, ndetse ashobora kwihanganira ibibera muri iyo sosiyete kugira ngo abashe kugira icyo ahindura. Kuko impinduka zishobora kuzanwa n'urubyiruko biturutse mu kwiyegurira Imana ni nyinshi. Yego. Icya mbere bafite kwihangana, icya kabiri bafite gukora ibyo gukiranuka. Yego. Niba bakora ibyo gukiranuka bashobora guhindurira abandi ku gukiranuka. Kugira ngo bashobore gukiranuka ni Imana ibashoboza. Yego. Iyo rero umuntu ari kwiga amahame cyangwa se indangagaciro za gikristo, aba ari kwiga amasomo ashobora kuzazana impinduka mu buzima bwe ubwite no mu buzima bw'abandi no muri rusange ku isi yose. Yego. Ko buriya Imana ifite ikibazo cy'abantu bakijijwe ariko ntibahinduka. Yego. Kuko agakiza kazanwa no kwizera Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza urabatizwa, kandi mu by'ukuri ushobora kubatizwa utari wahinduka. Ayiwe. Yego. Kuko urugendo rwo guhinduka ni urugendo, ni procedure. Yego. Iyo process rero ifata igihe, kubyemeye arahinduka, ariko utabyemeye ashobora kumara n'imyaka 10 yarakijijwe, yarabatijwe, ariko atari yahinduka. Gukizwa Bibiliya avuga ngo mu Baroma. Yego. Wumve kuntu gukizwa ni procedure ntoya, ariko kuzana impinduka ni procedure ndende. Yego. Reka ngusomere mu Baroma igice cya 10:9 wenda kugira ngo bashe kubyumva, ariko ndaza kubihuza n'icyo cyanditswe usome. Yego. Abaroma igice cya 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe Yesu yuko Yesu ari umwami, Yego. ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Urumva ko bitabaye ibintu birebire, kwatura gusa. Tiharimo kwiga cyane, tiharimo gusoma inzandiko nyinshi, tiharimo kuvuga amagambo menshi. Reka da, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami wanjye. Avuga ngo Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Urabona iyo twatuza abantu, Yego. turavuga ngo subiramo aya magambo. Yego. Mu by'ukuri ni umuntu uvuye mu kabari, ni umuntu wari indayi, ni umuntu wari umugome, wari umwicanyi, ni umuntu wari umunyangeso mbi w'umunyamagambo menshi, ni umuntu wabaga muri sosiyete nawe yaramwanze, yaramutaye bitewe n'ibyaha bye. Aje mu rusengero, uwo munsi abarwaho kari bukizwe nabihitamo, ariko se arahindutse ako kanya? Oya. Guhinduka rero ni urugendo, nicyo nari kuvuga. Uzi umurongo wacu ukuntu uvuga, kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'iki? N'isoni. Aya magambo rero agaragaza gukizwa ni ikintu gisa n'aho ari ibanze. Wari wasoma igitabo ngo usome amagambo agera kuri 2 avuga ngo iriburiro. Yego. N'amashakiro. Yego. Ni ibintu bikunda kubanza, iriburiro n'amashakiro, cyangwa se ibiri mu gitabo introduction yabo. Ni ukuvuga rero utari wasoma, ntabwo iriburiro cyangwa se iyo introduction ikubwira ibirimo, ariko ntibikwigishije ibirimo. Yego. Noneho kugira ngo wige ibirimo no gufata umwanya wo gusoma. Yego. None igitabo rero kugisoma, uko ugenda ugisoma hari amagambo menshi ugenda usoma, n'udushapitire n'utuntu twinshi two gusoma no kubatwa.
nibyo bizana impinduka. Yego. Mu gakiza rero harimo gutangira kwibanze kwizera bizana agakiza, ariko hari n'urugendo rwo kuzana impinduka. Ni ukuvuga rero nicyo wari uvuze, igitabo cya Yoshuwa kigaragaza ubwo abami ngira ngo bavuzemo ibihugu bingahe? Bavuzemo abami b'Abamori, bavuzemo ya Yorodani, hariho abami b'Abanyakanani, n'abami b'Abamori, n'abandi n'abami bari hakurya y'inyanja, n'Abanyakanani bundi nibo Abanyakanani bose hamwe bateranyije. Ni ukuvuga ngo bumvishe iby'Imana yakoreye Abisiraheli baratinya, siko Bibiliya yavuze. Yego. Ni ukuvuga rero igihe cyose Imana ibaye mu ruhande rw'abantu, igihe cyose Imana ibaye mu ruhande rw'abantu izana igitinyiro kuri bo. Urubyiruko rero ni ryari urubyiruko ruzazana impinduka kandi abantu bakarutinya bakarwubaha? Ni igihe urubyiruko ruzahitamo Imana. Ni ryari urubyiruko ruzazana impinduka mu isi? Reka nayo kuvuga no mu Rwanda gusa, urubyiruko ruri ku isi yose manwe. Dufite diaspora y'urubyiruko, dufite diaspora y'abagabo n'abagore, dufite abanyarwanda bari ku isi yose. Ni ryari rero bashobora kuzana impinduka? Ni igihe bazafata Imana ikaba amahitamo y'ubuzima bwabo. Amahitamo y'ubuzima bwabo, amahitamo y'ubuzima bwabo nataba Imana, bashobora gutangira neza ariko isoza ryabo rizagaragaza ko bamisinze icy'agaciro. Bivuga ko umuntu hari ibyo ashobora kugira ariko adafite amahitamo, yahisemo atarahisemo neza. Kuko urubyiruko rushobora guhitamo kwiga, rukiga, rukaminuza, hari n'abandi batiga kubw'impamvu wenda zitandukanye, ariko mbibutse ko ikintu cyose uhisemo kigena uko uzasoza. Amahitamo y'umuntu niyo agena uko azasoza. Noneho mu mubwiriza wahansomera se basi 12 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ngo iki? Mubwiriza 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haranditswe ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ngo ndasubiramo, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Kabiri, izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa n'ibicu bitaragaruka imvura hise. Munyemerere nsobanura aya magambo. Bibiliya iratubwiye ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe. Donc mu minsi y'ubusore bwacu amahitamo ya mbere ni ukwibuka umuremyi wandemye muri ubu busore. Yego manwe, ubusore burashukana bukakwibagiza kuzasaza cyane rwose. Ubusore burashukana, wareba umusaza ugendera ku nkoni ukabona we ntuzagendera kuri iyo nkoni, uba wumva nyine hari ibyo atabukoze, hari ibyo atariye, ubona ari umuntu uri aho ngaho nyine. Dusigaye tuba ngo baviye baviye rero bari hariya buriya bameze, donc dusa naho dufata baviye nk'abantu mu mitwe yabo bararangiye, n'abantu bari aho, ariko ukibagirwa ko nawe uzitwa vie. Iminsi rero mibi ni yihe? Si iminsi y'ibyago gusa n'ibigeragezo, oya, ni iminsi uzananirwa aho wagendaga manwe, aho urabona iyi ntebe yo nyicaramo nshobora kwicara ntayifasheho, yego, nkamanuka ngahita nicara, yego, ariko hari iminsi kwicara bisaba ngo umanukire ku nkoni, ahubwo ubikana gusaba ugasa naho usaba ati mumfata amaboko. Yego, iyo minsi ni iminsi itagira iryoha mu buzima, ni iminsi aho ugera ukavuga ngo sinejejwe nabyo. Ibyo utanezezwa nabyo ni ibi, ni ibintu byose, waba ibyo ubona mu busore by'abakiri bato, urabareba ukabwira ati sha murasimbuka ye, iyi minsi muzayigeramo. Yego, kandi iyi minsi ni iminsi umuntu aba yifuza kubaho ariko bitagishobotse. Yego, abantu bagize imyaka 80 nibo bantu batifuza gupfa. Niyo uvuze urupfu batinya urupfu kuruta
sinzi uko nabikubwira. Twebwe abakiri batoya rero, ikintu cyiza gishobora kudufasha muri iyi myaka y'ubusore ni ukwibuka umuremyi. Abantu bibuka umuremyi ryari? Bashaje, nta mbaraga gifite zo gukorera umuremyi. Ni bya bindi bya wa wundi wagiye mu byaha se yabona ibyuririzi byaje n'ibiki byose akajya mu rusengero gukizwa. Hoya, ahubwo uko iminsi irushaho kudusatira itubabaza, dushaje dukura, nibwo tujya twashaka Imana. Ubwo se ukaba warakabakabye, warirukanse, warabaye mu isi, ugakora ibyaha, ugakora ibintu byose, ugashakashaka uburyo winezeza. Wabona n'ubundi wa munezero washakaga n'ubundi ntawubonye, nta n'urimo, n'ingaruka byakuteye nabyo ni byinshi. Buriya reka nkubwire, iminsi y'ubusore itera ibikomere. Manwe, iminsi y'ubusore itera inguma. Ndashima wenda ko bari guca inzoga ntamenya ngo n'iz'ibikorano, izindi ngo n'iz'ibyuma, ngira ngo harimo n'iz'amabuye, sinzi, ngira ngo harimo n'inzoga z'ibiki byose, ariko zangije abakiri batoya. Hari abagenda ukabona arasa naho agenda asa naho abyina kandi agenda bitewe n'ikimubyinamo. Hari abandi nabo barara ahantu akajya yibaza ngo ariko ahantu ndaye byari bikwiriye ko mparara, ariko imbaraga zimukurayo nazo ntazo afite. Icya kabiri, ugasanga ubuzima bw'urubyiruko ni ubuzima buri, ndabwita tangente, ndabwita temporere, ndabwita iki, ni ubuzima mu by'ukuri budahagaze, budafite bufigishije. Ni hehe rero umuntu afigisa ubuzima? Yego, ni mu Mana. Uzi icyo bita destiny? Yego, intego y'ubuzima, cyangwa se ikiroto cy'ibyo utekereza, inzozi zawe zakabaye Imana. Noneho Imana ikagufasha kurotora inzozi z'ubuzima rusange. Hari ijambo rivuga ngo isi Imana yayihaye abantu. Yayihaye abantu, ariko yayihaye abantu bayo. None se abatemera Imana, bariga ngo nabo barayemera, bafite kuntu bayemera. Icyambere, ubundi kwemera ntabwo birangirira mu kuvuga ngo yego gusa. Nakubwiye ngo iba icyo wemera uracyemera ukakigaragaza. Manuel, uzi umupira w'amaguru? Yewe, muheruka kera ubusimuzi pe. Uzi impamvu utakibonera umwanya? Nuko hari ibindi wagize amahitamo cyane pe. Ariko abafite uburyo bwabo bumva umupira ari wo wa mbere, n'iyi kipe itsinzwe ararwara, abandi bararira. Mperutse kumva ngo hari n'abiyahuye bakimanika kubera ko ikipe yatsinzwe. Kandi ureba agafana Arsenal na Liverpool na Manchester, ntarigera ajyayo, abirebera kuri screen agasara. Ikipe imwe yatsindwa akarara atariye, abandi bararwana, abagore n'abagabo bapfa ama ekipe. Mwatinyuza uzi icyo baba bagaragaza, icyo yemera. Uzi icyo naniye kuvuga, icyo yemera arakirwanira. Iyo wemera Imana birigaragaza. Hari nturi kubona impamvu turi hano? Yego, turi kuvuga icyo twemera. Yego, turi no gusobanura impamvu tukemera, nuko ariho tugera tukaruhuka. Ndatekereza nigeze mba mu kabari kandi naranyweye. Sinanywaga ku karubanda cyane, ariko naranywaga. Yego, ariko iminywere yanjye Manwe yahamyaga ko nemera inzoga. Ibazo mugabo anywa agasinda akarara mu kabari. Ayiwe, uretse se aho umugabo anywa agasinda akarara inkweto hazirarana mu ikuvureri, byanze kuzikuramo se cyangwa ntabwo wazivanamo. Nta muntu wankoragaho. Kubera iki? Hari ikindi cyankozeho. Inzoga zabaga zankozeho, ndakeneye undi muntu wankoraho. Okay, kuvuga rero iyo ikintu cyagukozeho ukacyemera ko cyagukozeho, abantu barabibona. Rero Imana yadukozeho, nicyo gituma tuyihamya. Yego. Singisinda, sinkinywa akabari, kandi nkicaramo ngiye kunywa fanta, nukuvuga ngo amazi. Kandi kikubwira ko wanesheje, nuko icyo wanesheje ukicaramo ntikibe
ukigikoraho. Haleluya. Kuba waratsinze ubusambanyi, ikikubwira ko wabutsinze nuko wicara mu bantu mwakoranaga ibyo byaha, ntibibe bikikwatraditinga amarangamutima yawe. Yego. Ukabwira ngo narakijijwe, ati wowe ati narakijijwe. Yego. Noneho hari abantu bavuga ngo barakijijwe ariko barahunga kagendera kure, burya batari yatsinda. Ikikubwira ko watsinze ibyaha, ubaho bikorerwa ntubikore. Yego. Ubaho bibera, ariko ugashobora ukavuga ati nge ndahamye. Mberutse guca ahantu ku Gisimenti hari mu ijoro, bari abakobwa bo ku mihanda bagira ngo babonye umukiriya. Barangota, ndababwira ndi ngerekana umupasiteri ngo ubuse masa uri kujya yiye ntibasenga, ngo ubuse ngo ntawagwerekeza ntibikunda. Ariko uburyo bari banzengurutse bari bazi ko babonye iki umukiriya, kuko niyo strategy bafite. Yego. Ariko bahuye n'umuntu bamwibeshyeho, kandi nkurikije uko bari banyatatse. Iyo nza kuba ari umugabo waje kwishakira abo bantu ku mihanda, nari kubona mw'umuntu. Ariko kuko hari ikindi cyamfashe, ndagihamiriza n'imbere y'abantu, ngihamirize mu ruhame no mu ibanga. Bivuze ngo hari inyota washize. Inyota se gushira gusa, yaranarangiye burundu itazanagaruka. Hari ijambo twakomejeho, ahantu umusaza agera akaba akeneye abamufata, kandi we ntabo yafashe abamufata. Urabona agiye kwicara, bana mumfatire munamfate, kandi w'igihe yari afite hari imbaraga yagize ntiyagira abafata kandi bakeneye gufatwa. Ni ukuvuga ngo burya baravuga ngo ni imigani y'Abanyarwanda, akabando k'iminsi ugaca kare ukakabika kure. Burya icyo bavuga ngo ukwiriye gutegura amasaziro yawe hakiri kare. Kugira ngo utegure amasaziro yawe hakiri kare, ni ukugira amahitamo y'ubumana. Nimvuga ubumana, abantu ntibumve ngo se abantu b'Imana gusa nibo bantu bameze neza gusa, oya. Ariko Imana niyo ituzana mu isi, ni nayo dusorezaho. Kubera iki? Umuntu wese iyo apfuye, yaba yemera Imana yaba atayemera, bavuga ko yitabye Imana. Ese iyo Mana bitaba bapfa, bayitabye bakiri bazima? Babeho, ni ukuvuga ngo niba bitabye Imana nuko hari ubundi irahari kandi ni ukuvuga ngo kandi niyo imuhamagaye. Yego. Ni ukuvuga ngo yamuzanye mu isi, barabyemeye, ni nayo imutwaye. Kuki tubyemera ku munsi wa nyuma umuntu akuwe mu isi? Tubyemeye kare, tukiga uko iyo Mana ibaho, tukiga uko iyo Mana ishaka ko tubana, tukiri urubyiruko, tukiri bato, tukamenya amahame yayo, tukamenya indangagaciro zayo, tukamenya ibyo twibwiraho, tukabana nayo tukiri muri iyi si. Donc kubana nayo tukiri muri iyi si, twaba tuvuye muri iyi si tukazishimira kujya kubana n'iyo Mana twabanaga nayo, noneho turi live, turi kumwe twicaranye nayo. Numva urubyiruko mu nama twabagira cyangwa se twatanga, natwe tuyigira amahitamo meza. Emera wibuke umuremyi wawe muri ubwo busore, muri ubwo bukumi, iminsi mibi itari yaza. Aho uzageraho ibintu byose niyo bikikuryohera. Manwe kera naryaga ibiryo byose, sigaye ndobanura muri iyi myaka ngezemo. Winyibutsa hari ijambo nasomye, ni Beriza, umugabo Dawidi yabwiye ati rero waramfashije, nari naheraniwe uramfasha. Ari bya bindi twavuze gutegura, ari nayo mpamvu nyine turi ku rubyiruko, batagira ngo wenda twagiye twakubise hirya no hino, bakagira ngo wenda ngo turavuga urubyiruko ariko mu nguni zose, mu nguni tuvuga urubyiruko. Hari igihe umuntu wumva urubyiruko akagira ngo ni abantu b'imyaka mike gusa, akibagirwa ko kuva ku myaka 20, 15, 18, harya urubyiruko rugera kuri 18, reka tugere burya kuri 40. Ubwo Bibiliya yita urubyiruko, twe turi muri 35, ariko burya na 40. Reka nkoreshe inyito ya Bibiliya, kuva kugera ku myaka 40 umuntu aba akiri urubyiruko. Noneho kuva ku myaka 40 ujya hejuru umuntu abaye igikwerere. Ariko kuva ku myaka 70
ukomeza umuntu aba abaye umusaza n'umukecuru. Noneho rero iyo umuntu ari kugera ku myaka 40 uribuka ko aba atangiye no kubyara afite abana bakuze abashatse kare, uwo muntu tumugarukaho. Tuvuga urubyiruko nk'ababwira abana bato, turavuga urubyiruko nk'abibwira nanjye ndacyari urubyiruko, nawe uracyari urubyiruko, ariko turabyaye. Ni ukuvuga iki rero? Turiyibutsa ijambo rimwe, ubuzima bwacu n'imibereho yacu hari ibitunezeza muri iyi myaka, ariko hari imyaka tuzageramo ibitunezeza none ntibe bikitunezeza muri iyo myaka, aho tuzaba dufite igishyika cy'abo twabyaye, aho tuzaba dufite igishyika cy'amasaziro yacu. Aho rero niho hari ijambo rivuga ngo hari imyaka ugeramo ukabamo ngo sinejejwe nabyo. Ijambo nashaka gusoma aho nangiye kuvuga ni mu rwa 2 rwa Samweli igice 19 umurongo wa 31. Havuze harimo umugabo bajya bita Berizirayi. Berizirayi uramwibuka? Uyu mugabo Dawidi yaramubwiye ati nyemerera wangiriye neza, nkwiture neza wanjye uze tujyane i Yerusalemu. Reka dusome batagira ngo ni iby'amagambo. Dusome batagira ngo ni iby'amagambo. Ariko mushumba aho hantu uri mana yanjye, abantu bambabarire baze kumva ijambo kurindi uri kugenda uvuga. 19 umurongo wa 31 haravuga ngo rwa 2 rwa Samweli ibice 19 umurongo wa 34. Mefibosheti abwira umwami ati yenda ikijyanye cyose umwami databuja asohora amahoro mu rugo rwe. Hanyuma 32 Bibiliya y'ijambo ry'Imana ni 31 ariko Bibiliya yera ni 32. Hanyuma Berizirayi w'umunyagaliyadi ava Irogerimu aramanuka yambukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Berizirayi uwo yari umusaza mukuru cyane amaze imyaka 80 avutse. Yayindi twavuze abantu badashaka gupfa. Kandi niwe wagemuriye umwami ubwo yarari i Mahanayimu, kuko yari umugabo ukomeye cyane muri ya myaka ya 40 twavuze turi kwa 35. Uyu mugabo niyo yararimo aramugemura kuko arakomeye cyane. Umwami abwira Berizirayi ati ngwino tujyane i Yerusalemu nkugirireyo neza. Ariko Berizirayi abwira umwami ati uzi ko nshaje imyaka uzi ko nsigaje imyaka ingana iki nkiriho yatuma nzamukana n'umwami i Yerusalemu. Ubu ko maze imyaka 80 mvutse, yego mbese ndacyabasha gusobanura ibyiza n'ibibi. Erega nushaka kugarukira ni ukuvuga ngo wowe Dawidi arashaka kujya kumunezereza i Yerusalemu, yego, kuko yabonye ubwami. Yego, ni ukuvuga ngo umwami n'igihugu kiri mu maboko ye n'ibirimo byose bisa n'aho ari ibye, n'abaturage bitwa biki ab'umwami. Yego, ni ukuvuga ngo icyo ashaka kumukorera cyose yagikora. Yego, ariko aramubwira aterega ese imyaka 80 urandera unjyana i Yerusalemu ngo ntabwo akimenya ibibishye n'ibiryoshye. Ibyo ukora byose ntaho bikora. Yego, ikintu cyose wifuza kunkorera ntaho kirakora. Yego, uzi icyo yakamubwiye? Ni nka yakamubwiye ati icyo wakankorera ugikorera abana banjye bakiri bato. Niko hepfo yamubwiye. Urakoze cyane. Ni ukuvuga iki rero? Ni ya myaka umuntu ageramo akavuga ngo sinejejwe nabyo. Umwami arashaka kumugororera, arashaka kumuha byose, arashaka kumunezeza. Ni nk'uwakubwira ngo akujyane convention mu myaka 80, akujyane Serena, akujyane Marriott, ajye kukugaburira ku myaka 80 batesewe mwa kugira ngo niki ibyo nibyo abakiri batoye. Donc ari muri sinejejwe nabyo, ariko hamagara umwana w'imyaka 20. Arakubwira ati se ahubwo tuve muri nta wanjyana na Marriott. Oya ahubwo manywa ni muri Serena. Oya arakubwira ngo na Gisenyi ku mazi turajyayo vuga Dubai, nta naryama ngo asinzire. Yego, ararara kanu yatekereza iby'indege. Ugira ngo umusaza w'imyaka 80 atekereza iby'indege kumujyana he kumara iki? Ni ukuvuga iki rero? Gutekereza umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe,
uba uri gushyiraho baze, urufatiro ruzagena amasaziro yawe. Yego. Aho uzajya uvuga ngo nari umusore none ndashaje. Yego. Nabonye Imana ku wa mbere, nabonye Imana ku wa kabiri. Bana bato muzagana aho ngana, ariko ndabagira inama, Imana niba amahitamo yanyu, kuko no mu minsi ya nyuma niyo muzava muri iyi si musange. Yego. Kuko buriya iyo ugeze muri iyo myaka 80 ubutekereza aho uzajya kurutaho uri uwo munsi. Yego. None uba wibaza nzasiga abandi, mbasize he, mbasize ari abahe? Kuko buriya rimwe na rimwe hari igihe umuntu yumva amafaranga, amafaranga iyo atadufashije kwegera Imana dutanya n'Imana. Hari abantu bari babaye hari bangeso nziza, hari abantu bazima batari babona amafaranga, ariko babonye amafaranga barasara. Kubera iki se? Nuko kubera ko imitima yabo batayeguriye Imana, amafaranga bayabonye yabaye Imana yabo, aba umuyobora w'ubuzima bwabo. Uzareba abantu benshi babona amafaranga bakiri bato, kubabwira Imana biragorana. Akubwira ati ngewe ati gusenga ati ndasaba ikizi, ni iki kinjyana muri izo nsengero, izo nsengero se zo gusenga ngo nkore mwikizi? Kuko we afite diru, ahora mu madiru. Izo diru rero zikukubise za miliyoni, zigukubise ugendera mu modoka nziza. Hari umuhungu ujya umbwira, ni inshuti yanjye, ajya ambwira ati hari ukuntu numva natwara imodoka bishobotse amapine agahaguruka, bishobotse amapine akava hasi, ariko na za kamera nazo ziri mu muhanda zimbujije kuguruka. Hari n'uyigurutse akavuga ati nibashake bafate nzishyura bitewe n'agahari. Iyo ni iminsi y'ubuto. Uzi umusaza iyo ugurukije imodoka ayicayemo arakubwira ati yewe mwankura muri iyi modoka, nkuramo niba ugiye kugenda gutya, nkuramo. Kubera iki rero umusaza akubwira ngo nkuramo nshira hariya muhungu? Ibintu byitwa kugenda bya gisore, yego, ntabwo akinejejwe nabyo. Yego. Ibintu byo kwirirwa umuvudukana ntabwo bikimuryoheye. Ashaka kugenda gake, arinda ubuzima bwe, kandi ari kuburinda ashaje, ariko mutoya ntacyo yitayeho. Icyo mvuga ni iki, muri iyo myaka iyo Imana ibaye umuyobora wawe, ikurinda muri uwo muvuduko gukora amakosa menshi. Kuko mu muvuduko w'ubusore habamwe amakosa menshi, mu muvuduko w'abakiri bato, ubwo mvuze gutwara imodoka, ibibera mu rukundo, mu nkundo ziri hanze hano, iyo ni ibindi. Ni vutu. Urukundo rwabo ni vutu. Icyo bahuye nacyo baravutura, uwo bahuye nawe baravutura, kandi baravutura pe. Ibintu byose baragotomera, ni ukuyongobeza. Abahungu ahura n'umukobwa akabara muyongobeje, aramugotomeye, ni ukugotomerana. Ntabwo ujya ureba birirwa basomana ku mihanda cyane. Ibyaha bibera mu myaka y'ubuto bijya bidusigira ibikomere tuzivura mu myaka y'ubukure, kandi nabyo bitagishobotse. Uko buriya imyaka y'ubukure hari igihe ukora amareturu gusubiza amaso inyuma, ukavuga ko reka nturune ndebe ibintu nakoze mu buto bwanjye. Wabireba ugasanga mu by'ukuri wagutiza amahirwe yo gusubira mu buto, hari amakosa utakongera gukora. Rero Imana iratubwira ngo yewe musore, yewe mukobwa, ibuka umuremyi wawe muri iyo minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza. N'igihe kizagera ukajya uvuga ngo burya byose ni ubusa. Uribuka Salomo asoza yaravuze ngo byose ni iki? Ni ubusa. Ese Manuel ujya wibuka abagore yarongoye? Umva, igihumbi gerekaho n'umwe. Urumva ko mu kurongora abagore benshi yari ihagije. Bajya bavuga ngo ni ukwihaza mu mirire, we yihagije mu bagore bose. Mu bagore benshi. Uzi niwe muntu wanyweye imivinyo, niba ari imivinyo, niba ari imiki ihenze mu isi. Yaranywaga akanezerwa akiyongeza n'abagore. Ariko ashaje aravuga ngo sinejejwe nabyo. Mu butunzi yabaye uwa mbere. Yambaraga amazahabu. Niwe wambaye amazahabu. Yesu aje kuvuga aravuga ngo Salomo niwe mwambazi wambaye bwa mbere, arambara, ariko nubwo yambaye ntigeze ahwanya n'akarabyo ko ku mihanda. Ngo uburabyo burambaye, yavugaga ku burabyo. Uburabyo bukompara na Salomo. Aravuga ngo mu myambarire ya Salomo, nubwo yambaye akaba uwa mbere mu isi mu bantu bambaye, ntiyigeze yambara nk'uko akarabyo kambara. Kuko ururabyo rurahumura mayidiya, ariko niyo wakitera parufe igera igashira mu myenda. Burya parufe zose zishira mu myenda.
ariko uburabyo bushobora guhumura. Yavugaga ubwiza bw'ururabyo. Ni ukuvuga iki rero? Hari igihe tuvuga ngo mu buto bwanjye ndashaka nimare harya byitwa ipfa, nimare ipfa. Mu mafaranga nzimara ipfa, mu bagabo nzimara ipfa, mu bagore nzimara ipfa, mu butunzi nzimara ipfa. Umuntu wese aba mbese nzimara ipfa mu bice byose. Ariko hari iminsi izagera umuntu avuge ngo ntanejejwe nabyo. Rero ngira ngo tutaza kurambira abadukurikiye. Tujya kugera ku musozo, ni gutuma urubyiruko noneho imbaraga z'Imana. Na kera urabona ko Yoshua Imana imusabye kongera kubakeba, imusabye kongera kubabatiza, imusabye kongera kubasiramura kugira ngo base nuko Imana ibashaka kubabona. Ni gute Imana yabona bano bantu, uru rubyiruko, izi mbaraga, aba bakobwa, ikababona ari bazima, ikababona ari urubyiruko ruzima, ari urubyiruko ruzima rukebwe, cyangwa se rukebwe ku mutima no ku mubiri? Ubundi gukebwa nko gusiramurwa cyangwa se circoncision mu rurimi rw'igifaransa, ni uburyo bwo kugira ngo abantu babaga bahaweho ikimenyetso cyo kwiyegurira Imana. Noneho bamaraga kwemera kwiyegurira Imana bagatangira kwigishwa amategeko. Mu mategeko bahabwaga rero, Imana yababwiraga ko ariyo Mana yonyine. Bagomba kuyumvira no kumvira ibyo bategeka kugira ngo bagendane nayo. Yego. Icyo tubwira urubyiruko none, ibintu byose bikutwaje igitugu, ibintu byose wumva wiyeguriye, amaherezo yabyo ashobora kuba mabi, kandi ashobora kugutera ibyago uzasazana ugize amahirwe yo gusaza. Ariko niki cyaduha amasaziro meza? Ni ukwiyegurira Imana. Gutegura amasaziro yacu neza. Ntabwo mvuga finance gusa, nubwo nayo ari ngombwa, kuko buriya kwiteganyiriza ejo, dufite kwiteganyiriza mu buryo bwo kwizigamira, dufite kwiteganyiriza mu buryo bw'ubuvuzi, kwivuza, kwiteganyiriza. Buriya Emmanuel, uburyo bwo guteganyiriza amasaziro yawe ni bwinshi, ariko njye navuga ku buryo bwo mu mwuka gusa bw'Imana. Emera ko Imana iba amahitamo yawe nk'urubyiruko. Emera ubusore bwawe ubwegurire Yesu. Emera ukorere Yesu. Ibindi ukoranye nabyo sinzi icyo byagusigiye, niba harimo n'inyungu, ariko harimo n'ibihombo. Hari urubyiruko rushobora gusubiza amaso inyuma rugasanga ibintu rumaze guhomba ni byinshi ku mpamvu zo kutiyegurira Yesu. Rero none haracyari igaruriro. Biracyashoboka kuko hari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. None haracyari igaruriro ryo kongera gutekereza ngo natangira umusingi mushya. Kandi mbibutse ko kugira ngo tugire igihugu cyiza ni ukugira urubyiruko ruzima. Aho kantu gasubiremo. Kugira ngo tugire igihugu cyiza ni ukugira urubyiruko ruzima. Kugira ngo tugire imiryango izaramba ifite ubuzima bwa none n'ejo ni ukugira imiryango mizima. Kugira ngo tugire itorero ryiza rya none n'iryejo ni ukugira urubyiruko ruzima. Dawidi ajya gusezera kuri Salomo amuraga igihugu, yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, uyikorere n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, kuko Imana igenzura imitima ikagira gute? Ikayimenya. Nuyishaka uzayibona, nutayishaka izaguca ku ngoma iteka ryose. Ko hari abantu bavuga ngo nibatamenya Imana zabase, bamenya Imana zabase gute? Dawidi yamubwiraga Imana yamuhaye igihugu. Hari n'abahabwa igihugu n'izo mana. Izo mana rero nabyo by'ibigirwamana nabyo bigira ibyabyo. Icya mbere, nemera ko abami baraguza, ndetse mu isi ya mbere abami nibo ba mbere baraguza. Abami benshi mu isi bafite abapfumu. Ndetse abenshi baba mu mago yabo. Babubakiye n'amazu. N'indagu naho baragurira. Kuko uwanze kwimika Imana yamuremye, yimika ibigirwamana bihagarariwe n'abapfumu. Agacisha, ubwo ni ugucisha mu muriro, akagura ibigirwamana akarunda, bagacisha inzoka bakazorora zikaba mu mago yabo, bakagira ibyo bashyira ku miryango ngo bibarinda, ndetse ibyinshi babigendana mu mamodoka ukuyeho n'imbunda zibarinda, bakagira n'ibindi bizereramo.
urabizi ko abami ku isi bararindwa, Yego. ariko hari igihe atizera abarinzi akizera abapfumu. Umupfumu yamubwira turiya murinzi, oya akakubwira ngo uriya murinzi mwirukane, akaba aragiye, mwice akaba aramwishe. Iyi nzira ejo ntuzayicemo, ntayicemo. Uru rugendo wari ufite rusubika akarusubika, uyu munsi ntusohoka akirirwa mu nzu. abapfumu baratwika. oya abapfumu reka nkubwize ukuri, mu isi abami benshi, la majorite abami bararaguza iyo batizera Imana. Ntibajya babaho abami badafite icyo bizera. Umwami utemera Imana yemera indi myuka ya Satani. Ese hari ukuntu umwami yakwemera Imana kandi yakemera n'ibyo bintu akabikoresha? Ntibikunda, ntawe ukeza abami babiri, yakwanga umwe agakunda cyangwa agakunda undi, kuko abo bami babiri ntibakorana, ntibemerana. Imana ntizemera Satani. Iyo utari mu bwami bw'umwijima buri mu bw'umucyo. Kandi nkubaze Manuel, hari ubwo amanywa azakorana nijoro? Oya ntago bizigera. Hari ubwo tuzagira amanywa yavanzwe nijoro? Ntibizigera. Niko n'Imana itazigera ibana n'umwijima wa Satani. Afashijwe. Ni ukuvuga rero umuntu agomba kumesa kamwe. Ikindi, ubu urubyiruko Manuel dufite ikibazo aho umuhungu asigaye ajya kuragurira umukobwa ngo uyu mukobwa mumpe ibintu bijyatuma mukora mu kiganza akankurikira. Reka hari abantu ubu baherutse gushyingira ayo makuru umugabo amukuye mu bapfumu cyangwa se umugore amukuye mu bapfumu. Hari ababyaye abana bakuye mu bapfumu, hari abatunze amafaranga indagu zabo arizo zibahaye ayo mafaranga. Hari abacururiza kuri ibyo bintu, hari abubakiye amazu kuri ibyo bintu, hari n'abakristo babikenyereyeho n'abapagani babikenyereyeho, hari abagendana amababa, hari abagendana inzara. Umva nkubwire, abapfumu hari ababanywesha amazi. Numvishe Gitwaza avuga ngo hari n'abajya mu masaro kujya gufata ariya mazi bakaraba, amazi bakaraba inzara, n'umusatsi. Ibyo byose ni principe za gipfumu. Ariko ubundi mu by'ukuri Imana niyo yakampaye umugore nkanezerwa, Imana niyo yakaduhaye umugabo tukanezerwa, niyo yakaduhaye abana niyo yakaduhaye kubyara. Ariko none reka nkubaze, wari uvuze ngo ese abantu bashobora kwizera ibindi? Yego, ariko isoza ryabyo nyine nababwiye ngo amahitamo yawe niyagena ukuza sonza. Noneho rero iyo ubihisemo uba ugiye gukurura imivumo, imiruho, imihangayiko mu muryango wawe, waba uri umwami waba uri umuturage wo hasi. Kandi nkubwire, igihugu cyose cyubakiye ku bupfumu gihorana ibitambo byo gupfusha abantu mu buryo butaziguye, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu barapfa, baratambwaho ibitambo, mbese amaraso ameneka muri icyo gihugu butazarangira. Yego, reka mu kiganiro cya kabiri tuzavuge ku kijyanye n'ibitambo no gutamba, ndetse no kuntu umuntu hari ijambo rivuga ngo nuko mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa, Abaroma 12, ariko kwikorera kwanyu kwera. Abantu rero ngo ukwiriye ngo aba bantu rero ngo bazi yuko ngo nyine ngo uri muri Kristo Yesu ngo ibyo bitambo. Reka nkupiraho muzakurikirana ikindi kiganiro tuzakorana ngewe na Reverend Pasteur Edouard Ndonimana. Hanyuma reka tubashimire, reka mbabwire ngo mu byo mwumvise bijyanye n'aho imitima yanyu igeze yizera, bijyanye n'aho mushaka Imana, hamwe n'ibindi muzagenda mwumva bizabagirira umumaro muri Kristo Yesu. Kandi ibintu byose ntimubyumvire mu ijambo ryo kuri YouTube, ahubwo muryumvire mu byo Kristo ashaka kubigisha muri kino kiganiro. Hanyuma hari akantu uvuze keza, nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, aba ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa 3 zo kuvuga ntimukishushanye n'abiki gihe mudahuje, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mubashe kunezeza umwami. None icyo nanjye nakongeraho Manuel, urubyiruko munyemerere, hari ibyo mwiyeguriye cyangwa natwe twiyeguriye, ariko reka ducurukanura ibintu twiyegurira umwami. Yego, imibiri imwe twayitambye mu basore, ibindi twayitambye mu bagabo, mu bagore, nuko nyine imibiri ifite aho yatambwe. Iyindi yatambiwe mu tubari,
Yego. iyindi yatambiwe mu bigirwamana, Yego. iyindi yatambiwe ahandi hantu hatari hakwiriye kwitambwa. Yego. Ndabinginga kubw'umwami, Haleluya. imibiri yacu nitambirwe muri Kristo, ubugingo bwacu nibutambirwe muri Kristo, kandi igihe gikwiriye muzabona umusaruro uva mu Mana, kuko buriya Imana niyo mahoro yacu, niyo byishimo byacu. Kwibutse manwe, hari abantu bajya kwishimisha kugira ngo bishime bagakora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, ariko icy'ukuri imibiri yacu niba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, tuzabaho twishimye, tuzabaho tunezerewe, tuzabaho tuguwe neza, kandi amasaziro yacu azabaho adafite icyo yicuza. Imana ibambere umugisha. Imana ibagirire neza kandi bahe iby'imitima yanyu yabo yifuza. Mushumba nawe Imana iguhe umugisha kubera ko wemeye kuduha kino kiganiro. Ni umwanya mutoya kubw'umurimo w'Imana munini cyane muba mufite, ariko mukaduha kino kiganiro. Imana ibahe umugisha. Nakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Ni ukuvuga ngo ibisigaye bazadukurikirane mu kiganiro cya kabiri, tuvuge ku bitambo, uburyo umuntu akwiriye kwitamba, n'uburyo iyo utitambye mu Mana ugira ahandi witamba, kuko buriya ntihabaho ko umuntu yabaho adafite aho yitambye. Iyo utitambye mu Mana waritambye mu mbaraga z'umwijima, yaba hagati. Ariko nge ngo nta namwe, iyo utari mu Mana uri kwa Satani. Exactement niko byubatse. Yego. Kadusenga Imana. Data, turagushimye kubw'izina ryawe, tugushimiye kubw'umushumba waduhaye kugira ngo igihe nk'iki ajya tugezaho ubwiru bw'ijambo ryawe, tumenye kandi dusobanukirwe. Umuhe imbaraga kandi umugirire neza, ukomeze ubane nawe, Mwuka wawe wera akomeze amumurikireho, kandi Uwiteka ukomeze Data wa twese umugirire neza. Ngaho rero fasha uyu muntu ukurikiranye kino kiganiro kugira gisoje, ugiye kujya muri komenti agakomantinga avuga ngo nemeye kuba ko ngiye gukorera Imana ubuzima bwanjye bwose busigaye. N'undi ugiye kuvuga ngo nari naratangiye ariko noneho nsobanukiwe neza. N'undi uvuze ngo aho kugira ngo nzasaze mvuga ngo sinejejwe nabyo, nzasaze mvuga ngo hahirwe umwami wanjye wagiriye ku musaraba kugira ngo ibi byose binezeze kandi njyewe nejejwe nabyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, tubigize urakoze Yesu. Amen. Amen.